uzi ko nagiye nkareka icyaha bita ubusambanyi niyo uje kumbwira ikintu kijyanye no kuryamana nawe uba uri kumpiga nicyo kintu nabanjije kuvuga ngo mana ndagisibye ntazagire nubwo nacaga muri bya bindi byose se wibwira ko nashakaga uko mbigenza narabikora tureke n'icupa uri na muzima wiyangiza kandi wumva ikintu ari ibyo uba utiyangiza ukabona biranze ushatse umuntu ukabikora bikaba nk'akagesa niba zakubeshya urabanje urakireka icyo kintu nabwiye Imana ndayibwira ni niba ukeneye kumfata kubitaho barafu njye mpora nkonje kubera yuko ndakubwiza ukuri Imana itabaye ku buzima bwacu n'iki kintu kigifate noneho waramenye Imana wapfa kuko njyewe nabwiye Imana nisingeneye kuzajya kwishushanya imbere y'abantu mfite Bibiliya mvuga gukomera kwawe nk'igihe hari bakiryama mu maguru yanjye mujye mureka mbivuga uko biri si ikibazo se utarasobanukirwa ngo ninde ugomba ni ikihe kintu ngomba kureka nabanjije ndabyihana kandi Imana irabinshoboza urayaturira urayibwira uti Imana sinangombwa rega ko tuyaturira buri ukibwira Imana ngo nyeneye ko iki kintu kinshoboza pfa kuba ufite kwizera ntago itindi byirukamo irakiguha ndabikubashisha iyo ubona ufite umuhati naragenda bireka mbwira Imana nujya unyuza no kukara abantu babigutsindagira atakwa darokasi ngo yego abantu baranzengereje ndabyuka mu gitondo kajya kumva ngo uriya ni indaya njyewe regana ntago nabihakanye ntago nabayeyo kubera yuko sabe sinabayeyo ahubwo hari igihe cyageze n'umuntu wese akaba yanyita indaya bitewe n'uburyo nari imeze nase niba nagiye mu kabari ejo ukambonana noneho nizitega ku muhanda duhagararanye cyangwa tukubona agendanaga nazo ubwo urambwira ngo nge ndiki nanjye ubwo nariyo kandi nta muntu wari bubwire ngo uriya n'umwita indaya ko niyo arazi itandukaniro ry'ibyo nkora irondo n'ibisambo byose birivanga ahubwo batega amatwi mbabwira ibyo nabaye byo hanyuma nabo bakuremo isomo kuko nge ndikaye kumvuga nta kintu bintwara ikintu rero nkurikije analyse ntoya nakoze ku buzima bwawe ni ku bintu uvuga by'ivugabutumwa by'ubutumwa bwiza bw'Imana abantu benshi ubundi basa naho bagenda si ukwihakana kuyitera icyizere gutekereza yuko ibintu biri mu isi hari ikindi kintu kibigenga tutazi ufite aba followers benshi abantu bagukurikira abantu hazira video ukora zawe ukumva yuko nuko ndi mwiza nuko nkuvuga ibintu byiza nuko ukirengagiza yuko hari Imana yashyize iryo jambo muri we rituma buriya umwuka ni ikintu gikomeye bajya bavuga ngo amaraso ni mabi umuntu wagize n'abakica nk'umuntu buriya nubwo yahunga akavana akajya za Mozambique akajya za South Africa mara wihehe hose urupfu rw'umuntu yishe ruramwirukanka n'umubonye ubona ko umuntu afite ikibazo ko byagenda kose n'umuntu ufite Imana rero muri we umwuka yifitemo w'Imana iyo avuze uramwumva kuko hari ikintu kidukururira ku bantu bavuga Imana twe tutavuga nkabo kuri Dorcas rero ukuntu iko bitekereza ikintu cyatumye abantu bagukunda cyane bumva ahantu habi wavuye bakumva uburyo uvuga Imana bavuga ati no birashoboka se reka numva uyu muntu yabigenje ate kuko abantu benshi turi ahantu habi mu mitima yacu turabicanyi turabagome turabaruzi turirwa tukabantu dusuzugura ababyeyi ndavuga byaha 10 bavuze tukwiye kureka by'amategeko 10 y'Imana ariko twarabirengeje ariko nabyo twarabirengeje noneho umuntu asigaye akora n'ibintu bitigeze bibaho ku isi benshi muri iyi si ibyo bintu turabifite mu mitima turabicecekanye wabona umuntu urimo arabya turavuga ati ngewe naruyu nanyweye inzoga bingenda gutya nanyweye itabi naruyu nari igisambo nari umwicanyi nari iki ariko uyu munsi Imana yaranabaye uzi yuko umuntu birimo mu mutima we ntabwo abyatura we aravuga ati reka numve basi uyu muntu kumbi ibi bintu nakoze ntabwo ari dega bibaho reka numve uyu mukobwa se mwiza gutya koko nawe reka numve di njye narabikoze naho iki kintu bagukundiye birashoboka ntabwo ari uko wakiriye agakiza gusa kubera ko hari nk'umuntu mu minsi ishize twaramuzamuye kuri live yacu aravuga ngo ndabohotse yari yumvishije ubuhamya bw'ibyo mubwiye aravuga ngo ndabohotse sabe hari ibintu byinshi twagiye ducamo bitanga gukora kw'Imana
umuntu ashobora kumva gusa uzi ko hari igihe cyegeze kugera nkavugana ariko Imana ndi kubona niyo yego hari umunsi nge nasimbutse urupfu ndureba gutya ndarusimbuka habaye iki twagiye nyine badukuye mu kabari nka gutyo abakobwa benshi rega ibi bintu bibabaho badukura mu kabari nkuko waza ukavuga ati tugende tujyana n'umuntu kujya he ntabwo bizi hese ko bababwira ngo mujyemo mukagenda nk'aho muri ihene ati ubu tugiye gukora indi after party mu rugo turagenda naho uwo muntu ni umwicanyi atwara abakobwa akabatega amafaranga ariko Imana igishimwa buriya namye nakunda amafaranga afata nka miliyoni nka 15 agashyiraho nk'umukobwa uri guca muri ibyo bintu nawe niyumva nk'iyi histoire bizamutera kugaruka amenye ko Imana ibaho kandi ndabizi abakobwa abenshi mu bari Uganda ibyo bintu mwabigezeho mwarabibonye yego akayatereka nk'ara akashyira nka miliyoni nk'10 mu madolari nayashyire mu magandi ari amadolari yarangiza akababwira ngo ngiye kuzana inzoga ku muhanda nta cyatuma umuntu adakunda ubuhamya nk'ubu wumvishije ibi bintu nawe wabikunda yarangiza akisohoka igipanga akigendera ati ndaje uwo muntu yarahadusize mu nzu noneho njya kuri toilette yari yatubwiye ngo abakeneye kujya kuri wese mujye muhariye mbona imbunda zegamye nk'uko wazegeka nka gutya ahana ukuntu agutwara amadolari asigaye muri saro nawe yagiye gushaka inzoga turi bunywe kandi yagiye aratinda ntagagaruka ako kanya noneho inzira abanyuzamo iyo ari kubatwara sabuzi ngo nizi nzira zoroshye aba bantu baba mu buzima bw'umuhanda baca mu bintu sabe birura nimujya mubona abantu Imana yarabatabaye mujye mureka bavuga Imana yaragiye aratureka arigendera mvuye kuri toilette mbona ahantu yegetse imbunda ngewe naje mvuga ngo imbunda nimbonye imbunda avuga ni zira ni imbunda abakoze ku mafaranga noneho ahantu twari turi nkuko aba wicaye gutya hano hari umukeka ushashe sabe Mana yabanye nanjye ahari ho rirwana kugira ntazapfa uzi ko ari nge wamenye ko harimo umwobo munsi y'umukeka yarayagutegaga akayashyira nk'ariya kugira ngo nuza gutera ikirenge rimwe donc ugiye kuyasatira uhita uherayo reka uhite winaga muri uwo mwobo sinzi ukuntu nicaye ndi kubwira nyine umushuti wanjye histoire y'iki y'imbunda sinzi ukuntu nakubiseho kuguru numva ikintu gitebeye ndavuga nawe ko ahantu ko hatebera uyu muntu yarabibonye negwe mbona mwobo munini munsi y'uwo mukeka kandi nyiri kubikora yigendeye bwira mugenzi wanjye nurira tugende dore mfite inkovu hano sohoka twurira igipangu tugende ni kuvuga ngo ayo mafaranga washaka kuyabona ugahita uvuga uti ndacakiye uhita ugwa muri cya cyobo nuko yicaga abantu nibwo bwicanyi bwe umvishije ibintu twagiye ducamo inyungu afite uko abigenza ntabyo nzi nababa se bakabakuramo ibice bakabagurisha umvishije ibintu biba kuri aba bana b'abakobwa mutajya bajya za Dubai na he rimwe na rimwe ahubwo ukategereza wa muntu ukajya uvuga atari koko Dorokasi ntakimubona yego harya yagiye uzi ko ari uko nguko bagenzi bacu twagiye tubabura baje gusanga baba bafunze hari bafunze ariko hari n'ababa barapfuye ngende kukubwira ngo hari abashiti banjye bagiye twabuze n'isa bagiye kumara imyaka 3-4 tutakizi ngo bagiye tugategereza umuntu yagiye kuri proti ninjoro ejo ukamubura burundu hahandi mwajyaga muhurira muri kunywa byeri bakajya biri bava ariko runaka inkuru ikagira igasaza yaragiye muri ubwo buryo agapfa ibyo ni bimwe mu byo nkubwiye ubwo ukibaza abana babo bantu bari he cyangwa se babandi imiryango yabo yicaye imeze itesagahina noneho reka nkubwire histoire yindi yabaye nabwo turi mu kabari twicaye nka gutya tugiye tubona baraje baradutwaye abasore muze tugiye turakugendeye saburemera ko twagerayo tugasanga ni umugabo ufite umugore wapfuye kera amufite mu nzu azanira abakobwa bo kumwoza urumva ibintu tuhura noneho mbwira nk'umwana w'umukobwa waciye muri ibyo bintu Imana nimuye kumukomeza uba ameze ate si toroma